baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati arigiza nkana. Uyu mugani bawuca iyo babonye umuntu wangirira ikintu ku bushake nk'atakizi akakireka kikangirika, nibwo bagira bati arigiza nkana. Wakomotse kuri Nkana ya Rumanzi mu Kingogo Gisenyi ahagana mu mwaka w'1600. Nkana ya Rumanzi wabaye imvano w'uwo mugani. Iwabo kavukire hari mu ishyamba rya Kingogo cya Kageyo. Serumanzi yari umuhigi, akagira n'imbwa z'intozo cyane. Umwana Nkana abyiruka akunda guhiga nka se, akica ibihura n'inzibyi n'imondo n'izindi nyamaswa. Impu zabyo akazitura abatware bakamuha inka. Rumanzi amaze gusaza hanazungura se, aba umutware w'umuryango we, ariko muri ubwo butware bwe ntiyareka umuhango w'iwabo wo guhiga, arawukomeza. Ubwo hari ku ngoma ya Kigeli Nyamuheshera. Rimwe rero Nyamuheshera ajya i Kingogo gutanga ibibanza. Abo muri icyo gihugu baza kumubyukukiriza. Haza inka z'imbyukuruke nyinshi cyane zirimo n'iz'uwo muhigi Nkana. Nyamuheshera abonye inka za Nkana arazishima cyane, bituma baririza nyirazo. Abanyakingogo bati ni za Nkana. Nyamuheshera ahamagaza Nkana araza ati nyagasani nditabye. Nyamuheshera ati ni wowe ndi. Undi ati ni njye Nkana. Nyamuheshera ati kuva ubu nkugize umutahiza w'inka zanjye zose, nzashyira ino mu Kingogo, kuko nabonye uzi gufata inka neza. Nkana byumvise arumirwa ati uyu murimo w'ubutahiza nzawushobora nte? Ubwo yabivugishwaga nuko yakundaga guhiga, akabona ko nabifatanya byombi atazabishobora. Niko kubwira Nyamuheshera ati nyagasani iby'ubutahiza sinabishobora, sinavukiye mu by'ubushumba, ahubwo nabyirutse ndi umuhigi mbikurikije data. Nyamuheshera byumvise ko Nkana ari umuhigi arishima, kuko nawe ngo akunda guhiga. Abwira Nkana ati uzayifatanye byombi, nzaguha n'imbwa zanjye ujye uzihigisha. Nkana agiye kubyanga abandi bamurya akara bati emera bitagukorera ishyano. Nkana atemera, bamugira umutahizi n'umuhigi abifatanya byombi. Amaze kubyembera abwira abashumba ati muramenye, inka z'ibwami ntizihonorwa, ntizishiturwa, ntizikurirwa nk'iza rubanda. Ubwo yangaga ubutahiza. Nkana yita ku buhigi bwe, ubushumba arabwirengagiza. Arahiga atura impu z'impura n'impondo n'inzibyi. Nyamuheshera aramushima, amugabira inka z'ibiti azivanga n'izo kwa se. Bukeye Nyamuheshera amutumaho ngo amuzanire inka z'ubushumba arebe uko zimeze. Nkana ararika abashumba ngo bazane inka zijye kumurikwa. Abashumba barimura, bazishorerana n'amase yazunuye ku bibero, kuko zitahanagurwaga. Zigeze imbere ya Nyamuheshera arazitegereza arumirwa, biramurakaza cyane. Abaza Nkana ati izi nka zanjye wazigize uti? Nkana ati nyagasani n'ubundi nakubwiye ko iby'ibishumba ntabizi. Ibyo nakubwiye nzi n'ubuhigi, kandi ubona ko impu njya nzikuzanira. Nyamuheshera akomeje kurakara, abari aho b'inshuti za Rumanzi se wa Nkana bavugira icyarimwe bati nyagasani uyu mwana ararengana, kuko ntazi iby'ubushumba. Inka ze wabonye zari nziza, wazibonye zifite umubiri se yazisigaranye, kuko yari amaze iminsi mike apfuye. Bungamo bati ndetse zimwe zarashize zizize umukeno, byongeye izasigaye ziri hanyuma y'ibibi. Bityo Nyamuheshera ararakuruka. Ubwo Nkana yarazanye n'izindi mpu zo gutura arazitanga. Abari aho bavuga buke bati uyu mwana yigiriye inama, yirengagije ubushumba kandi abuzi, ariko koko abitewe n'uko ubutahiza ari impingane. Nuko Nkana atsinda ubutahiza atyo yikomereza ubuhigi bwe. Ngibyo ibyabaye akarande mu Rwanda, baba bategetse umuntu gukora ikintu kandi bazi ko akizi akavuga ko atakizi, batarigiza Nkana. Ubwo baba bavuga ko abyangiriye abizi nka Nkana ya Rumanzi. Kwigiza Nkana ni ukwangirira icyo uzi ku bushake.
cyangwa se ni ukwirengagiza. Si njye wahera, hahera umugani.